Ubushize muri episode ya 4 twiyumviye ko Ineza ageze aho abwira uwahoze ari umugabo we ko amukumbuye cyane. Twanumvise ko ayo magambo yababaje cyane Devota, murumuna wa Ineza, ndetse anabwira Emile ko atitonze ashobora kuzabona intumbi y'umwe muri abo bavandimwe. Twumvise ikemeri yashubije aho yamubwiye ko agiye kwitandukanya n'ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ahura na Ineza. Nubwo Ineza akomeje kugaragaza ko atazigera yibagirwa uwahoze ari umugabo we, Emile we yatangiye urugendo rwo kwikuramo Ineza. Noneho yatangiye no kwitandukanya n'ikintu icyo ari cyo cyose gifite aho gihurira na Ineza. Gucikwa kumva episode ya 5 bingana no kutamenya impamvu iyi nkuru yiswe uko yitwa. Aragenda Ariko ntirugenda. episode ya 5. Cyubahiro yaraye mu ntebe buracya. Mu gitondo yabyukanye intege nke, ndetse ahita ahamagara ku kazi ababwira ko yumva atameze neza, bityo ko azajyaho ku munsi wari gukurikira ubu. Mbere y'uko ajya kuryama mu cyumba cye, yabanje kujya mu bwogero gukaraba. Ubwo yari ari mu bwogero yatangiye gutekereza yibaza uko byagenze kugira ngo abyuke yavunaguritse bene ako kageni. Yibutse uko byatangiye, yibuka ko byatangiye ubwo yari amaze kubwira Ineza ko amukunda, ndetse yibuka ko ubwo yari amaze kumubwira atyo, Ineza yahise amusiga inyuma y'urugi akinjira. Yibutse uko yagiye ku kabari ashaka kunywa agasinda kugira ngo abashe kwiyibagiza Ineza wari wiganje mu ntekerezo ze. Yibwiraga ko inzoga ziza kumumwibagiza burundu. Yarakarabye ariko umutima utari aho, ahubwo uri kwibuka ibyo byose. Ineza we yari yabyutse ajya ku kazi nk'ibisanzwe. Mu karuhuko ka saa sita, Ineza yari yicaye munsi y'igiti cy'umunyinya, ariko muri icyo giti harimo agasimba katumaga aho munsi y'icyo giti hakomeza kugwa igitonyanga, kandi bikaba buri kanya. Ubwo yari ari aho, Rosine yaraje aramusuhuza, undi aramwikiriza. Rosine yahise yicara ku gatebe kari aho ngaho. Rosine yitegereje neza, abona arasa naho ibitekerezo bye biri kure cyane. Yahise akeka ko yaba afite ikibazo, dore ko yari azi ko kuva yamara gutandukana n'umugabo we asigaye adatuje. Rero yamubajije amakuru, nuko Ineza abwira Rosine mu ijwi ricitse intege ati, uko n'iki gitonyanga cyakomeje kugwa hano hasi, ni nako umutima wanjye bimeze. Uko umunsi ushira n'undi ukaza, nkomeza gukunda byimbitse Emile. Nzi ko twamaze gutandukana imbere y'amategeko, ariko mu mutima wanjye ndacyamubonaho umugabo udasanzwe. Umwe wambwiraga ko ndumubereye, umwe wambwiraga ko azahora iruhande rwanjye, umwe nakunze. Rozi, ntukirirwe wirushya unshakira abakuzi, kuko umutima wanjye uri mu biganza bya Emile. Rosine nk'umuntu mukuru yahise yumva ko abwiwe ibyo kubera Cyubahiro. Yahise abwira Ineza ati, Ine, rwose umbabarire kuko nakoze biriya bitewe n'uko nabonaga uriya musore yari ameze. Rwose Cyubahiro aragukunda cyane, kandi uko mubona mbona ashobora kuguhoza ayo marira. Ni ukuri mwemerera ajya mu mutima wawe kuko aragukunda. Ese wowe ntubibona? Niba umusore nk'uriya ashobora kukubwira ko gukunda kandi azi neza amateka yawe, kuki utabiha agaciro ngo ureke kumuca intege? Ineza yasubije Rosine ati, Rozi, nakubwiye ngo ntukivune unshakira abakunzi. Umunsi gukunda byanjemo nzihitiramo. Ineza yahise ahinduka mu isura, ndetse na Rosine arabibona. Rosine yahise amwisiguraho amubwira ko atazongera, maze amusaba ko yaza bakajyana gufata amafunguro, ariko Ineza amusubiza ko yumva adashonje, nuko Ineza ava aho aragenda. Rosine amaze kuvaho, Ineza yakoze mu gakapu yari afite, maze kuramo telefone ajya aho bandikira ubutumwa muri telefone, maze yandikira Emile amagambo agira ati, ubu nicaye munsi y'igiti cy'umunyinya, binyibukije wa munsi tuganira bwa mbere, ukambwira ko uri uwanjye kandi ko uzahora uri uwanjye. Nyumva akadomorwa. Wambwiye ko uzankunda mu bihe byiza, ndetse unansezeranya ko uzandindisha vuba. Amaze kwandika ayo magambo yarayohereje, ariko abona ntibumugezeho. Muri telefone hari uburyo bubamo ku buryo iyo wohereje ubutumwa bukagera ku muntu uhita ubibona, cyangwa se iyo butamugezeho nabyo ugahita ubibona. Ineza rero yahise abona ko ubwo butumwa butageze kuri Emile, ariko ntiyabitindaho asubiza iyo telefone muri ako gakapu. Emile rero yari we yicaye mu cyumba cye,
imbere ye hateretse akameza gato karambitseho mudasobwa. Yari afite mouse mu ntoki ari kugenda ahinduranya amafoto yifotoranyije na Ineza. Yari amafoto meza bitewe n'ubushobozi buhambaye bw'igikoresho cyifashishijwe mu kuyafata. Ikindi cyagiraga meza ni amasura akeye ya ba nyirayo. Emery rero yatangiye kugenda asiba imwe imwe kugeza ubwo hari hasigaye ifoto imwe nayo agiye kuyisiba arisubira ariko aza kongera arayisiba. Yahise afata alubumu y'amafoto yari kuri ako kameza, nuko atangira kugenda akuramo amafoto yose ariho isura ya Ineza akayashyira ku ruhande, ariko menshi muri ayo mafoto yari ari muri uwo muzingo w'amafoto yari ariho isura ya Ineza. Rero yabonye n'ubundi ntacyo uwo muzingo waba usigaye ukora, ayasubizamo, nuko afata uwo muzingo w'amafoto ariho isura y'umugore we yahoze akunda bakaza gupfa ko atigeze amubyarira umwana n'umwe, maze aragenda ajugunya uwo muzingo mu ndobo ibikwamo imyanda izajyanwa mu ngarani rusange. Devota we yari yatangiye kwitegura ubukwe bwe na Emery. Yaratwaye imodoka aho yari yerekeje ahantu yari yarangiwe ko hari amazu meza akodeshwa n'abantu bifuza kuhakorera ibirori bijyanye n'ubukwe. Ubwo yari atarahagera, mubyara we witwa Yusufu yaramuhamagaye abanza kumubaza amakuru, nuko undi amubwira ko ari meza ndetse amubwira ko ari mu nzira igana ahazakirirwa abazaza muri ubwo bukwe bwe. Yusufu yaramubwiye ati, umuryango wawe twatunguwe cyane nicyo gikorwa kigayitse wakoze. Ni gute watinyuka gusenyera mukuru wawe? Gusa uko twatunguwe no kumva ko ari ugiye gushyingiranwa na Emery. ubukwe bwanjye mbuguhejemo ndetse nta no mu muryango wawe nkeneyemo. Nshatse kuvuga ko ntifuza n'umuntu n'umwe ufite icyo apfana nanjye nkeneye muri ibyo birori byanjye. Niba narakoze amahano nzirengera ingaruka zizabikurikira. Ikindi kandi mujye muri ibibareba, urukundo rwanjye na Emery nawe rureba utari njye nawe. Devota yahise akupa mubyara we. Iri ni ryo herezo rya episode ya 5. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.